Ese wigeze wibaza niba gukina porno cyangwa gukora uburaya mu Rwanda byemewe? Abantu benshi bagira ibitekerezo bitandukanye, ariko kuri ku mategeko n'imyumvire ahantu hatandukanye ntibisanzwe byumvikana neza. Muri iyi video tugiye gusobanura ibyo byose mu buryo bwumvikana. Turarebera hamwe itandukaniro riri hagati y'abakinnyi ba filime z'urukozasoni n'abakora umwuga w'uburaya. Turebe uburyo amategeko y'u Rwanda afata uburaya ndetse n'icyo amategeko avuga ku gukina filime cyangwa gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ibyo bimaze iminsi bivuga. Ibi byose ni ingenzi kumenya niba ushaka gutekereza ku ngingo z'imibereho n'amategeko. Turasobanura kandi ingaruka zishobora kubaho ku bantu bafata cyangwa basangiza ibi bikorwa. Tunarebe uko ibihugu bitandukanye bigenda bifata ibi bintu. Iyi video ntabwo ari promosiyo y'ibi bikorwa, ahubwo ni ubusesenguzi, ubumenyi ku mategeko, imyitwarire y'imibereho y'abantu mu miryango nyarwanda. Niba ushaka kumenya ukuri ku mategeko, itandukaniro hagati y'abakinnyi ba porno n'indaya, ndetse n'uko wakwirinda ingorane mu gihe uganira kuri izi ngingo cyangwa mu gihe uvuga cyangwa ukwirakwiza izi ngingo, reba iyi video yose.